Hey bakunzi banje bakunzi mukunda aho muri TV show ndabashuhuje ndabahobeye mwese mwebwe mukurikira muri ahantu hamwe cyangwa ahandi by'umwihariko nshubuje wowe rwose wakoze subscribe kuko nubundi ni wowe wanje abandi baravumba bakagenda ariko wowe ni wowe wanje pe wibihe byose nshishikariza n'abandi yuko nyine baza bakinjira mu muryango w'abana b'Imana. Ndabashuje rero ndabifuriza igicamunsi cyiza. Kinyarwanda ko gikomeje kugorana. Ndabifuriza igicamunsi cyiza aho muherereye hose. Ndabifuriza igitondo cyiza wowe uri ahantu ukaba ari gukibyuka. Ndabifuriza amanywa meza mwebwe aho bukeye. Rero Imana ibane namwe kandi Imana ibaho umugisha. Nje kuganira n'inkumi iminota mike ishoboka ko murabizi ngewe nzanyaruka ntabwo ngira ibintu byo kuza ngo ntindi. Nje kuganira n'inkumi zivuga ngo umusore aragukunze nawe wari waramukunze aguhaye proposal uragiye ngo kwijijisha. Hari ibintu nyine ngo kwijijisha ngo murumva ngo nyine ngo urabanza ukijisha ukinyuza hirya. Ibyo bintu subu biracyagezweho muri no myaka tugezemo ra nyanga ibyo bintu byari byo hambere nko mu myaka nka 40 ingahe ishize wenda cyangwa oya wenda reka 40 nyireke ariko muri ino vision turimo ndibaza yuko nta mukobwa bashobora kubwira ngo yijijishe cyane kubera ko dore impamvu iki kintu nje ngo tukiganireho nuko nzi yuko n'abasore b'iki gihe nabo batoroshye. Hari igihe umusore ageramo ukabona pe afite gahunda yaramaramaje kandi ntabwo ashaka gusubira inyuma. Abasore rero ntabwo ajya kukubaza buri afite umusore umukobwa oya abafite benshi afite nka 5 kandi noneho murabizi hari ukuntu nawe umukobwa wiha intego ukavuga uti ngiyewe principe ngomba kuba mfite niyi ngiyi. Noneho hari ukuntu n'abasore nabo baba bafite ukuntu nyine basetinze ibintu byabo mu mitwe pe akavuga atoke imyaka nihaye gushaka irageze. Ibyo nateganyaga kugeraho wenda nabigezeho. Ibyo ntarageraho uko byagenda uko ariko kose imyaka yanjye nihaye ni ngiyi ngomba kuzabigeraho ndi kumwe n'umufasha wanjye. Hanyuma rero uwo musore akavuga ati kubera yuko njye mfite gahunda yihuta nashaka gusubira inyuma. Kubera ko hari umusore uza rwose pe ubona afite gahunda yihuta adashaka gusubira inyuma. Ariko hagati aho uwo musore akaba afite abakobwa 5. Noneho rero akavuga atoke muri abakobwa 5 bose ndabakunda cyangwa se kanaka afite icyarushuyu uyu mukundira iki uyu mukundira iki. Ibyo ngibyo murabizi bibaho ariko wenda mukuvuga ngo mukundira iki ngiki atavuga ngo ntago byatuma tutabana bibaho ngo urambagiza urabizi nawe warambagijwe urabizi. Hanyuma rero akavuga ati aha ngewe muri gahunda zanjye mfite kunyaruka mfite kwihuta hari ibintu hari igihe nyine kigera umuntu akumva yarambiwe rwose ubusiribateri pe akumva gufata umwanzuro byamujemo kandi umwanzuro yafashe akumva utari gusubira inyuma. Noneho rero akavuga ati okay muri bano 5 ngiye kurebamo umwe mwiza kurusha abandi noneho ngende mu propose nanyangira ndabwira uyu muri abo 5 bose mbonye mu wo tubana ntabwo byambangamiye. Akiha principe ivuga iti rero kubera ko nashaka gutinda ngiye kugenda umuntu nzabwira ntamzaneho zategereza ngo ukwezi kose murabizi bibaho. Hari igihe ubwira umusore ngo ngiye kubyigaho mukate ati mu gihe cyo ukwezi kose nzaba naguhaye igisubizo. Hariho n'abavuga ibyumweru 2 hariho n'abavuga iminsi 3 ati rwose ngiye kubitekerezaho nzakubwira. Kandi uwo musore mu by'ukuri mumaze imyaka 2 muzira ariko mugiye gutekereza iki. Noneho hari igihe muba muri kumwe n'ubundi warusanzwe nawe rwose mugiriraga crush uvuguti rwose ashobora no kuzambwira ijambo kubera icyo kugeraho ukongera kujya kumunaniza uvuga ngo ugiye gutekereza kandi mu mutima wawe ububizi uvuga uti ngewe uyu nguyu yampropose nabyumva kandi nabyemera
ugiye gutekereza rwose ntabwo ari ikosa, ntabwo ari icyaha, ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ubwasama ntabwo ari ubwasama kuba umusore yakubwira yuko agukunda kandi agufiteho gahunda yo kubana nawe ngo umubwire uti nanjye rwose nsanzwe ngukunda nta kibazo. Ntabwo ibyo bituma umusore avuga ngo uno muntu se ubundi ubu yari yarabuze umubwira. Oya, tugomba kubaho abasirimu igihe turimo, tugomba kunyaruka mu bitekerezo, tukihutisha ibitekerezo byacu, ntitujye mu bintu byo gutinda byo muri analogue, dusirimuke. Kubwira umuntu ko umukunda si ikibazo. Umusore araje niwe ukubwiye ati rwose igihe tumaranye, imico yawe, uko mbanira, mba mbona nifuza ko twabana. Ngo mubwire ngo ugiye kubitekereza ngo uzamuha igisubizo nyuma y'ukwezi. Ndagira nkubwira ko nyuma y'ukwezi uzamuha igisubizo cyo gutegerezamo. Muri babandi 5 hari uwazagera hamubwira ati I'm ready. Hanyuma rero uzajya gutekereza kwa kwezi no kugira gute, uzagaruka nawe yaramaze kujya mu rukundo n'ufite gahunda, ubundi batambuke nyine banyaruke. Ntamutekereza iki mwa bakobwa? Ko ntabwo umuntu ashobora kukubwira iryo jambo wowe utabikeka. Uko muba mubanye, igihe muba mumaranye, ukuntu aba gutelefona, ntabwo ashobora kukubwira iryo jambo utabikeka. Ubwo rero ahubwo icyo nababwiraho inama, muzajya ubona umusore ari mu buzima bwawe muganira mugira gute, uzajya unateganya ngo anytime azambwira yuko wifuza yuko twabana. Kubera ko umusore n'inkumi n'iki kindi se baganira baba bagamije iki kindi se. Iyo mudahuriye ku bintu runaka wenda ngo tuvuge ati turakorana, turigana, tugira gute, ubundi mwamubona ari iki kindi gisiga. Ubwo rero ugomba kujya uhora uri standby, uvuga uti anytime nambwira nzahita mwemerera. Nukuri ntabwo ari ubugwari, ko nawe biramufasha, biramworohera, bituma abona yuko ufite n'ubundi gahunda kurenza wa wundi wamuhaye ukwezi, wa wundi wamuhaye ibyumweru 2. Njyewe no kuvuga ngo nakubwirira aho ngaho kereka nsanzwe ntaragukunze. Ubundi ibyo bintu byo kuvuga rega ngo mu minsi 10 ngo mu kwezi, nyine ubu gishaka kujya kuganira n'umutima ngo wumva ariko se buriya muntu hari aho mukunda hari naho ntamukunda, kujya kubyiga. Ariko ubundi iyo umukunda waramukunze, ubona byahura mwahuza, ujye umubwira uti nditeguye kugira ngo umworohere. Kuko hari ibintu abantu bavuga ngo guhita wemera ngo bituma ngo umusore agusuzugura, ngo ni ubwasama. Oya, ibyo ngibyo ni ibintu byereka umusore yuko nawe ufite gahunda kandi koko kumukunda. Ese ubundi kwereka umuntu ko nawe wari waramukunze niki kigoranye kiri? Si ibintu simple se? Si ibintu byiza? Se kuki mwifuza ko batubwira ko badukunda twebwe tutababwira ko tubakunda? Ni ibintu byoroshye, ni ibintu nawe bimunezeza, nawe akavuga okay, burya nanjye yari yarankunze. Bimuremamo n'ibyiringiro bya future yanyu, akumva yuko nawe ubwo wari waramukunze atajya kwirukankaho ngo amajoro 108 umugani wa yandirimbo. Nawe bimuha iki bimuha motivation, akumva yuko umuntu bari kumwe n'undi nawe yari yaramukunze. So natinze mu magambo, nukuri niba ukunze umukobwa umuhungu yaragukunze mbere, wenda ntago nzi yuko ari benshi batera intambwe yo kubwira umuhungu ko bamukunda. Aho ngaho nanjye ndumva ntabishobora. Ariko umuhungu arakubwiye ko agukunda, umuhaye ukwezi kose, umuhaye ukwezi ko kujya kugira gute koko? Nukuri mube maso bakobwa beza, mube maso, mube maso, mube maso. Bambahaye inama y'umunsi, mube maso. Ntago kubwira umuntu ko nawe wose wajyaga umugirira ka crush, ntago bituma gusuzugura, ntago bituma guca amazi, ntabwo byatuma kwanga, ahubwo bituma yumva yuko aho hagiye neza kandi ko igihe cye kigeze, bigatuma yumva ko nawe agiye ahakunzwe. Ntitukajye tubwira abagabo bacu mu rugo gusa ko tubakunda kandi twarabamajije imyaka n'imyaniko bari kwirukanka ategereza igisubizo
hari igihe umubwira ati nzakubwira ku wa gatatu ubwo akirirwa avuga ati noneho gutyo oya tugomba kuba abasirimu. Ndabakunda rero, ibirenze kuri ibyo ngibyo ntabyo mfite. Ndagukunda wowe unkurikira, ndagukunda wowe umpa comment, ndagukunda wowe ureba YouTube channel yacu. Rero hari n'abanyandikira inbox, mwese maze kubona jewe ko nkunzwe, abadakunzwe ibyo birabareba, nanjye ndabakunda. Bye rero, Imana ibane namwe, ibiganiro nkuko bisanzwe nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe, love you.